ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe bene data nshuti z'umusaraba, nimugubwe neza, tubahe ikaze ku ijwi ry'umukanguzi. Tugize umugisha wo kongera guhurira ku ijwi ry'umukanguzi kugira ngo tuganire ku byanditswe byera. Abantu mwese musanzwe mubana natwe turabashimiye, kandi tugenda tubibona ko muri abakanguzi beza. Ku ijwi ni Marcel nk'ibisanzwe, turi kumwe na mwene data Aniseti na Jeanne Kwizera, turi kumwe muri iki kiganiro, ndetse na bene data bose baduteze amatwi. Mwese tubahe ikaze ku ijwi ry'umukanguzi, nimugubwe neza. Hari abantu bamaze kwakira ko ku ijwi ry'umukanguzi ari mu rugo. Yego, Imana ibaho umugisha. Hari abantu bahari, ariko kandi niko bigomba kumera, kuko ubundi mu butumwa bwiza, ahantu hose havugirwa ubutumwa bwiza, naho abizera bagera bakisanga. yego, Nkoresheje icyo kinyarwanda kuko aricyo cyumvwa, bagera bakiyumva nk'aho ari mu rugo. Hari abantu twatangiranye kera dutangira iyi shene y'ubutumwa bwiza, hari abantu tubana nabo bari bakwiriye no kuba tubazi cyane kuruta uko tubazi, nubwo hari abo tuzi, ariko Imana ishimwe ku bwabo, yego, kuri twe ni Imana ishimwe ku bwacu kuri bo. amen. Amen. Anise, uyu munsi mise nibazamwe ikibazo kimeze gutya. Uyu munsi niba dufite abantu baba ku ijwi ry'umukanguzi kandi koko ni mu rugo nk'uko nabo ubwabo babihamya, hari igihe kizagera, nubwo ntazi ngo ni ryari, nk'abantu baba ku ijwi ry'umukanguzi twese tuzajya duhurira hamwe, tukaba mu bihe by'amasengesho cyangwa n'indi mirimo yose nk'uko yakorwa. Icyo gihe ntabwo njye nkifuza. Ntabwo ukifuza? Ntabwo njye nkifuza, ahubwo habaho igihe twagenda wenda hari tukajya duhura na bamwe, ariko tudahuye nabo bose, kuko ijwi ry'umukanguzi ntabwo ari idini. Cyangwa ahubwo nari mbivuze nabi, narivuze ngo tugahurira hamwe twese tugateranira hamwe. Guteranira hamwe mu buhe buryo? Twese tukajya dusengera hamwe nk'itorero? Yego. Oya. Simfite izo nzozi, nta nubwo, reka mbyite uwo mushinga mu murimo, ntabwo nkutekereza. Naba mpombye umwanya w'ubutumwa bwiza. Ngize ahantu mbarizwa ku buryo naba ngize inshingano zihangumisha. Yego. Naba mpombye abari hirya y'abari hano, kandi abari hano impamvu baza nuko bahari. Yego. Dukeneye no kugera kuri bamwe badahari. Byaba bibaye nyine ni nk'igitaramo cyo kwinjoyinga na famiye. Abo ku ijwi ry'umukanguzi bahari tubafata nk'umuryango. Niba ari umuryango rero dukeneye gushyingira. Abakobwa barimo tubashyingire, bagende baduhe undi muryango. Abasore barimo bagende baduhe undi muryango. Icyo gihe naba mpise njya inyuma ya misiyoloji. Yego. Kandi Aniseti muzi ni umumisiyoneri. Aho ngo turasobanukiwe. Rero turakwakiriye, gubwa neza muri Kristo Yesu. Murakoze cyane. Uyu munsi ntabwo dufite ikirere cyiza, kandi ikirere cyiza hari abo gikoraho kubwe impamvu z'uburwayi. Abo nabo turabibutse, tubabwiye ko Yesu ari umukiza. Yesu ni umwami. Yego. Imihindagurikire y'ikirere burya ntikora ku barwayi gusa, n'abazima hari ibyo ihindura muri bo. N'abazima hari ibyo ihindura muri bo, kandi ibi bintu bizwi n'abazi siyansa igiye kure. Ubundi kurwara ni ikimenyetso cy'ubuzima. Yego, ikimenyetso cy'ubuzima. Uzi ko se hari umuntu ujya ubaho atarwaye, kandi kutarwara ari bwo burwayi buruta uko yari kurwara? Yego. Kuba hatarwaye ni kutarwara, ahubwo bikaba ari nyine ni urugero. Yego. Ushobora gutobora nk'ikirenge cy'umuntu ntababare. Yego. Noneho kutababara ni nako kubabara cyane ahubwo. Jeanne nibwo agiye yabyumva. Kurwara ubwabyo ni ikimenyetso cy'uko umuntu ari muzima, agenda ahura n'impinduka. Yego. Impinduka z'ibyo wakiriye, impinduka z'amaproduwi mashya abantu bazanye mu biryo, impinduka z'ikirere, impinduka z'aho wagenze. Izo mpinduka zigomba kubaho kugira ngo umuntu muzima agaragare ko ari muzima. Numvishe hari abanyamasengesho bamwe bagiye kure mu kwizera bajya bavuga ngo nta muntu w'Imana urwara, kandi twe tuzi n'abicwa n'indwara. Abo ngabo nabo ngira ngo wenda
sinzi niba ndibuze ko byita ubumenyi bukeya. Oya, ni ukugera mu ishyaka Yego. risiga umubiri, Mm. ni ukugera mu ishyaka risiga umubiri kandi umwuka uba arimo akorera mu mubiri. Yego. Rero reka n'ubundi ninginge bene data turi kumwe muri iki kiganiro, iyo tuvuze gutegura imitima ntabwo tuba tuvuze ngo bahagarike ibyo barimo, ahubwo gushyira umutima ku gikorwa kigiye kuba. Ndagira ngo tuze kwinjira mu kanya ko gusenga. Hari abatwumva bari mu mirimo yabo, n'uyu munsi hari abantu barimo batwumva bari mu mirimo yabo itandukanye. Abo turabasuhuje, baba ari abacuruzi, baba ari abashoferi muri za biro runaka, abo bose mwumve ko tubahobeye mu izina rya Yesu, nimugubwe neza. Ni ukuri tubifurije amahoro y'Imana. Amen. Hari abantu batwumva bari muri ma office, turabazi bamwe na bamwe. Yego. Hari na bene data batwumva mu modokari. Yego. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ibaho umugisha. Hari n'umuntu uri kutwumva aryamye. Yego. Imana ikurinde. Amen. Hari na famiye nzi bamaze kugera mu miryango igeze nko muri 7, bicara bagasengera mu byanditswe byera, mu ijambo twacishijeho. Yego. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ibaho umugisha. Bari mu bihugu bitarimo insengero, uretse ko narabibasabye. Abantu bari mu bihugu bitarimo insengero, babonye uburyo bihuza bakarenga 2, bakarenga 3, tugize amahirwe bakiyongera bakaba benshi. Yego. Twajya tubagenera igihe cy'ijambo ry'Imana tugendeye kuri standard time yabo. Yego. Yego. Niba uri ahantu hataba urusengero, ukaba uzi mwene so muhabanye, Yego. cyangwa se mutahabanye nawe uri ahandi hataba urusengero ariko muziranye, mushobora kwihuza mugakreya groupe de prière, hanyuma mukatuvugisha mbere yo kutwadinga kuri groupe, tukajya tubagenera inyigisho mu gihe mwabonye mu mwanya tugendeye kuri standard time y'iwanyu. Yego. Kugira ngo dukomeze kuramira ubugingo bw'abera. Yego. Imana ishimwe. Amen. Reka noneho n'ubundi mutobore mu isengesho dusenge. Imana y'urukundo, Imana y'agakiza kacu, Imana yatubyarishije ijambo ryayo, turagushimiye. Iyo tuvuga iyo Mana turi proud yuko turi abana bawe, kandi nawe warabivuze uravuga ngo nturagakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yacu. Uri umuremyi wa byose, umuremyi w'isi n'ijuru. Haleluya. Wahanitse ikirere mu buhanga bwawe, ndeza inyanja mu buhanga bwawe. Ntabwo tuzi inkomoko y'amazi. Kwe tubona amazi yarabayeho, tukabona evaporation iba, amazi umwuka kwiyevapora, imvura ikongera ikagaruka. Ariko mbere ya evaporation urema amazi, ntituzi aho wayaremye. Nta n'umuhanga muri siyansi wari watubwira inkomoko y'amazi. Atubwira uburyo agenda agaruka, uburyo agenda agaruka, ariko ntabwo tuzi aho yaturutse. Uri Imana ikomeye. Wakibaza ibyo ubutaka bwo bwavuye he? Twibajije ibyo, umuntu we tuzi aho yaturutse, ariko mwana uratangaje n'ukuri. Uko tutazi uko waremye ibyo, ntitumenye aho wabikuye, niko tugusabye ngo uyu muntu udukurikiye arwaye, niyo atamenya aho umuti uturutse, niyo atamenya uburyo akizemo, ariko uburyo ubikora bikaba, ubikore mu buzima bwe. Uyu muntu w'ingumba, uyu muntu utabyara, uyu muntu w'umubabaro, uyu muntu warozwe, uyu muntu wagumiwe, ufite uko ubigenza. Inkomoko y'ibyaremwe ni wowe. Rema ibishya muri ubu buzima, ineza y'Imana igaragare, amaboko yawe akora imirimo. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Umugenzuzi w'iby'isi, umuhanga muri byo, n'uwamenye isanzure. Ariko se aho ryaturutse ritaraza, niba umuntu amenya isanzure akaba umutware n'umuhanga inaha, wowe wabiremenye urinde, uri ikibirengeye, uri Imana iruta byose, uri umuhanga, uri umutware. Ibyo biradusiga. Waremye ukwezi ariko ntusa nako. Warimbishije ukwezi, wowe uri igitangaza. Niba wararemye umucyo w'izuba ukarema n'imirasire yaryo, wowe usa gute mwana? Haleluya, haleluya, haleluya. Muririnzi yarakuvuze, aravuga ngo uko bukeye nuko bwije.
uri Imana yigaragaza. Noneho uko uri imbaraga ufite, umwana w'umuntu akagucumuraho, ariko abantu ntidutinya, tugacumura ku muhanga nkawe, tugacumura ku muremyi nkawe, ariko kandi aho ubera Imana ukagaruka ukatubabarira. Oh Mana we, ukagaruka ukatubabarira. Umuntu w'akadomo uhumeka umwuka wo mu mazuru, usinzira yasamye akarota nabi, umuntu w'akadomo uzengerezwa n'umubu, akaguhangara akagucumuraho, rimwe na rimwe akaguhakana kuko yisanze ahari, wowe ukagaruka ukatubabarira. Uri Imana ikomeye n'ukuri. Haleluya. Kandi umuririmbyi yaravuze ngo uko bukeye imbabazi zawe zigenda zunguka, zigenda zunguka, zigenda zunguka, zigwize kuri twe, zigwize kuba kwizera, zigwize ku bari baraguye, uzigwize ku batarakumenya, kugira ngo ubihishurire. Mperuka kugira ishimwe rikomeye mbonye mpagaze ndi kubwiriza ubutumwa bwiza, nibuka ko nta muntu n'umwe wo mu muryango wanjye wansengeye ngo nkizwe. Nta n'umwe wigeze agira uwo mutwaro wo kuvuga ngo turasenze ngo anise tumuha agakiza, ariko wowe warantoranyije. Bimwe abantu batadutekerezagaho warabidutekererezaga, bimwe abantu batari biteze wowe wari ubyiteguye, wabyiteguriye muri Kristo kugira ngo ubitugabire. Hari abandi bantu rero badatekerezwa batyo, hari abandi batitaweho, badafitiwe imigambi myiza. Uri Imana asabye kugira ngo bagambirire kubagirira neza. Haleluya. Uhamagare bamwe badafite ababahamagarira mu izina ryawe. Turagushimiye, ni kubw'imbabazi z'umwami wacu Yesu Kristo tubisenze none n'iteka ryose. Amen. Amen. Yesu aduhane umugisha. Amen. Uyu munsi tugiye kuganira na Niseti nk'umubwiriza butumwa, ariko ubutumwa akorera inaha ngaha budakorerwa mu ijuru. Iyo tuvuze umuvugabutumwa hari abantu bagira ngo ntabwo tugituye mu isi. Anise turi mu isi, anise tusonza, anise turwara, anise tukenera imyambaro. Ni ukuvuga ngo ibyo byose urabikenera nk'umuntu uri inaha ngaha ariko umubwiriza butumwa. Ndagira ngo rero tuze kuganira, hari ibintu byinshi twibaza, ariko kandi umwuka wera ndabizi aradusobanurira kandi aciye muri mwebwe. Amen. Nk'umuvugabutumwa turi kuganira, mwadusobanurira itandukaniro riri hagati y'imiti gakondo n'ubupfumu? Murakoze. Imiti gakondo ni ibimera biri naturel. Yego. Hanyuma umupfumu arenga kuvurisha ibimera, Yego. hakajyamo imyuka na kondisiyo z'imyuka. Yego. Umupfumu ni ikinyarwanda kitari kibi, abantu benshi bafata nabi, ariko ntekereza kuko babifata nabi n'abari kubimbajije. Yego. Ubwo mbajije umupfumu mu nzira itari y'ubuhanuzi bw'Imana. Yego. Umupfumu rero bituruka ku kinyarwanda bita gupfumura. Gupfumura ni ukureba ahataboneka. Yego. Burya n'abahanuzi ni abapfumu mu kinyarwanda. Ni abapfumu mu kinyarwanda, ariko nabo ni ugupfumura, ariko bataragurira Satani. Umupfumu rero muri angle imwe ni umu agent wa Satani. Yego. Ni umu agent wa Satani. Agent aba afite ububasha ku kigo akorera bwamuhaye. Yego. Ni nko kuvuga ngo ni umuyuza. Sinzi agatekimenti buze gukoresha kugira ngo abantu babyumve. Yego. Urugero, reka dutange urugero kuri chaîne ya YouTube. Hari umuntu uri owner, sibyo? Reka tuvuge ngo ari nyiri iyo channel. Yego. Hakaza umuntu ashaka guha ububasha bwo kujya agira ikintu ashyira kuri channel. Yego. Ariko adafite ububasha bwo gusibaho ikintu, kugikuraho. Yego. Ni editor limited. Yitwa editor limited. Urakoze cyane, Jene Kwizera aradufashije. Uwo udafite ikintu ari busibeho yitwa editor limited. Kinabayemereho no gushyiraho ibintu. We aba yemerewe kugira ikintu ashyiraho. Urakoze cyane. Noneho reka dufate isi y'umwijima nka channel. Yego. Umupfumu nawe tumufate nka editor limited. Yego. Ni ukuvuga iki rero? We afite uburyo
akoreshwamo, akoranamo kandi agakorera shebuja Sekibi. Yego. Noneho muze kunyihanganira kugira ngo iki kintu tucyumvemo gatoya, kugira ngo uyu muntu abe connected na nyiri cano, nuko nawe bamufata bakamuha uburyo yaccessinga kuri cano. Yego. Hari ikintu gihuza Editor Limited na nyiri cano, ariyo email. Merajene arajya twuzuriza. Iyo ni email. Ariyo email. Kandi email buretse gato ya gutanga mikoro. Email reka nyite ndaza kwita real address. Yego. Za nyiri cano. Za nyiri cano. Na adresse ya nyayo cyangwa se y'uburyo nyiri cano yakreye ashaka ngo iyo cano ibarizwaho. Yego. Iyo rero bamuhaye access kuri ya email, abafite ubushobozi bujyaho nyiri email atajya, agafata y'ibintu nyiri email atafashe, yarangiza akabishyira kuri ya cano, bikajya mu izina rya ya email, nyiri cano nyine, nyiri iyo shene. Umupfumu rero kubera ko ari ibiremwa by'umubiri, bigomba gufata abantu b'umubiri bikaba connectinga n'abantu b'umwuka. First of all, bagira connection y'umwuka. Iyo ni iya mbere. Kugira ngo rero bananize wa mubiri biciramo ubugingo n'umwuka, bakoresha ibimera cyangwa ibiremwa. Kuko ntabwo Satani ashobora kugaragara adafite ishusho afite yambaye. Niyo mpamvu ashobora kwambara iy'umuntu cyangwa iy'inyamaswa, kugira ngo umwuka uboneke. Ntabwo ari uko umunyamubiri ajya mu mwuka, ahubwo ni uko umunyamwuka aza mu mubiri. Kugira ngo umwuka aboneke, si uko umunyamubiri ajya mu mwuka, oya, ahubwo ni uko umunyamwuka aza mu munyamubiri. Niko Yesu yabikoze. Yesu yaraje asamwa arinda. Yaje ari umwuka, asamwa arinda kugira ngo tumubone, avuka mu mubiri. Satani nawe rero kugira ngo yigaragaze, yifashisha ibiremwa n'ibimera mu buryo bwa kivuze ubwo, kuko hari ibiti biri connected n'umuntu. Ibyo bizwi na agronomy. Agronomy bagira agasiro gakavuga ngo aho igiti kimera umuntu arahakurira, aho umuntu akurira ibiti birahamera. Ako gasiro ni ak'abagoronome. Uzabona n'imyenda imwe n'imwe bagenda babyandikaho. Aho igiti kimera umuntu arahaba, aho umuntu ari ibiti birahakurira, kuko umwuka duhumeka n'ibiti biri connected. Hari umwuka twakira ibiti biduhereza, hari natwe uwo duha ibiti. Uze kunyumva. Noneho ubuzima bwacu rero bwinshi bw'umubiri bushingiye mu biribwa. Ibiribwa rero bishingiye mu bimera. Kugira ngo Satani yanduza umubiri, anyura mu byo umubiri wakira. Noneho kugira ngo akugereho, agomba kunyura muri wa munyamubiri wakiriye bwa buzima bwe bw'umwuka. Amen. Wowe nawe muhura mukaganira. Marisa Rutamenda. Ababyumviye mu mwuka. Hari uburyo ababyumviye mu mwuka. Nubwo buryo akereyamo aba agent kugira ngo bamuhuze n'abatazahura nabo. Agakereye abapfumu. Abapfumu baza rero baje kuzuza amasezerano imiryango iba yaragiranye. Hari umuntu wivuka akaba umupfumu atarabihisemo. Si umwijima irababaje bene data. Hari umuntu b'umupfumu atarabihisemo. Hari ushiduka ari kuba umupfumu atagira ubwenge buri normal. Ku buryo we aba ari ikintu cyaguzwe, kikaba nk'ikizu gikoreshwa, kibikwamo nk'ikiweyahabuzi cy'imitekerereze n'imitegurire yose ya Satani. Hari abantu batangwa. Abo batangwa ni ibitambo bibi gicumbi.
hakaba noneho n'abantu batangwa bakaba abagirwa. Abagirwa ni abantu Satani aza kuzurizamo amasezerano aba yaragiranye n'imiryango. Hakaza noneho n'abantu batangwa nk'abakozi, nk'imandwa, apana abagirwa, nk'imandwa, ku buryo umuntu najya kubandwa aterekera wa muntu, nabandwa nyine akabandwa ku bw'izina rya wa muntu. Iyi si y'umwijima kugira ngo ifate imiterere y'umuntu iyiyobore, ihera mu mitekerereze. Kugira ngo rero barangaze imitekerereze bajya mu migenzereze y'indakoreka. None indakoreka bakaziha ubwigenge no kwisanzura. Gafata umukobwa w'indakoreka w'icyigenge bakamuha igikundiro, igikundiro cye kikarangaza abandi bantu. Ba bantu kirangaje bakarangarira umubiri, bakajya gusambana nawe, basambana nawe bakaba bari kuzuza amasezerano. Yego. Nabo bakaba connected, batabizi. Bo bazi ko bari kumwe n'umubiri, ariko uko bari gusabana n'umubiri bari kuba connected. Basangiye umubiri, basangiye ibitekerezo n'umugisha n'umuvumo, bakabisangira. Noneho niyo mpamvu hari ibyaha abantu bakora kubireka bikabananira. Niba Satani ataguhaye uw'umubiri, araguha uw'ibitekerezo. Usambane n'abantu mu bitekerezo, ukore usanga umuntu ari masitiribi wakubikira byaranze. Noneho ayo makonekisiyo yose kubera iki? Uwo muntu akunyuraho akagukurura. Nuko imitekerereze yawe ibikumbuye bene uwo muntu utarigeze umubona, ahubwo biturutse ku mirimo yakorwaga nabi wanyu, kandi nawe ukaba uri mu maraso yagize ayo masezerano. Imirimo n'imigendere byakorwaga nabi wanyu bituma uba nkabo. Hari umuntu uvukana personality ye, hari n'uvukana uturemangingo ari two turemasano tumuranga twahaturuka. Imiterere rero y'umuntu igenga imigendere, igenga imitekerereze. Hanyuma iyo umuntu atangiye kugendera muri ibyo rero, Satani amuhoza atyo, arakubyutsa akakubwira uti irukanka ujye kunywa inzoga hariya, kuko agukeneye udafite ubwenge. Nugira ubwenge hari ibyo utari bukore. Araguteza inyota yo mu mubiri kuko afite ibyo yakugaburiye. Izo mbaraga nyinshi abantu benshi badashobora kwikura mu ntege nkeya bituruka mu kurya ibiryo biterekereshejwe. Abantu benshi badashobora kwikura mu ntege nkeya bituruka muri ya miti yamuritswe. Imiti yamuritse. Bituruka muri bya byatsi byatongerewe. Abantu benshi badashobora kwikura mu ntege nkeya bituruka kuri ya maraso yawe yatanzwe. Kuko nta murozi wakuroga adafite konegisiyo yawe. Ni nk'uko nta waguhamagara atabonye nimero yawe. Hari akanimero rero, hari agasiriyo namba kawe Satani agumana agakomoye mu muryango w'iwanyu, ku buryo agakompoza ugahita witaba. Wakitaba akagutuma cyangwa akakurekirita. Hakaba n'abandi ahamagara agasanga barokipe kuko babyawe n'ubundi bwami. Aniseti rero imiti y'ibyatsi ndayemera 100%, nk'imiti ivura. Impamvu nemera imiti y'ibyatsi 100% ni uko nzi n'inkomoko y'imiti ya kizungu. Ibinini nabyo bikomoka mu byatsi. Imiti y'ibyatsi muremera 100%. Ndayemera 100%. Aho hano ndumva hari akantu nakubazaho. Ba bantu bajya gusaba imiti yo kuzingura inda, ya miti irakora? Hari igihe ugomba kubanza kumenya ngo wazinzwe. Hari imiryango igira imigenzo ku buryo utabyara wa mugenzo utawukoze. Hari n'umuryango ugira amasengesho ku buryo ibyawe binyura mu isengesho. Rero iki ndakivuga ntagendereye gukora ikosa. N'ubundi barikoze ntabizi. Niba uzi ko uri umunyantege nkeya udasenga ukaba udakijijwe, jya mu zindi mbaraga niba udashaka gupfa. Nazo ubwo se ni izindi mbaraga?
kandi imiti y'ibyatsi n'ubundi niba ikora nk'uko n'ibinini byakora, ubwo se urumva ubwo byaba ari izindi mbaraga? Oya, kuzingura navuze se. Marcel hari igihe avuga ukagira ngo icyo avuze si we. None se uvuze kuzingura, hari umuntu uzingura atazinzwe? Abazinzwe ninde wamuzinze? ubwo nongeye nabyumva. Impamvu bibaye izindi mbaraga nuko hari imbaraga zakoreshejwe bakuzinga. Biba byakozwe mu zindi mbaraga. Nawe rero niba udasenga ngo ubone izindi mbaraga z'amasengesho, jya mu zindi. Yego. Ntawe noherejeyo, namwe mwagiyeyo. Yego. Nagize ariko kandi Yego. hari ikindi, hari uburyo umuti ukora utagendereye ikibi no guhemuka. Yego. Umuntu ashobora kukoroga akoresheje imbaraga zindi. Amasengesho ntagukize, ugakizwa n'umuti uvura uburozi. Yego. Kabiri, ashobora kukuroga akakuroga kutabyara. Yego. Amasengesho ntagukize, ugakoresha undi muti. Wowe ntabwo uri kumuroga, uri kwivura. Noneho Marcel nawe azigamiye. Aho uvuwe mu buryo bwo gutongera, si baba bari gukoresha bya ibaraga. Urakoze cyane, musubize nawe. Kuvura utongera. Noneho wenda utarasubiza icyo cyaje nuze kubisubiriza rimwe. Hari igihe twajyaga tuba mu byumba by'amasengesho, ugasanga umuntu aravuze ngo Imana imbabarire nakoresheje imiti y'ibyatsi, cyangwa umuntu akajya mu mwuka akavuga ngo wakoresheje imiti y'ibyatsi. Ubundi ikibazo ni uburyo ayikoresha, ikibazo ni ukuyikoresha, cyangwa ahubwo ikibazo kibaye uburyo ayikoreshejemo. Urakoze cyane. Uburyo bwa kinyarwanda bwari bumeze nk'ubwubakiye mu migenzo n'imihango, ku buryo umuntu ashobora gutongera inyabarasanya ikakumutsa amaraso kandi atanayitongereye yakumutse. Ahubwo abantu bizereraga mu mitongero. Rero hari uburyo ushobora kubona uwo muti utawutongereye, hanyuma kandi ukakuvura. Wowe uwo muti wufate mu buryo bwejejwe, udatongerewe. Ntabwo havura iriya mitongero. Icyakora ihuza umuntu n'ikindi kintu runaka, kuko imitongero si ubusa. Imitongero si ubusa, icyo muze kukimenya. Ntabwo nzi niba mubizi cyangwa se abantu turi kumwe babizi uburyo abantu bajyaga birukana amahindu, urubura ugasohora isekuru. Yego. Haguye imvura nyinshi rimwe amahindu n'urubura ugasohora isekuru. Hari abashyiragamo umuhini bakanakubitamo bavuza induru n'impundu n'ibindi. Hari n'abakubitaga isuka ku muryango. Urakoze. Kandi amahindu akagenda. Yego. Murabizi ko mu Rwanda twagize n'abitwa abavubyi, bajyaga bavuba imvura. Yego. Murabizi ko hari igihe uterwa n'intozi mu rugo. Yego. Ukamanika amazi arimo urutozi ku muryango, ukayamanika ku muryango, intozi ntizizi, utatongereye. Cyangwa ukirukana isazi umanitse amazi mu muryango. Cyangwa ukirukana isazi n'utuzizi. Yego. Je urabizi ko bibaho. Ubwo ni uburyo bwose. Ubundi ubuvuzi bwose bugendereye kuri gakondo. Mbo sinzi icyo bita gakondo. Gakondo sindamenya ngo ninde, ariko ubwo ni traditionnel, ni ibintu bigendereye ku muco w'igihugu runaka. Reka tuze kubaha uburyo bikoramo. Yego. Kuko ibintu byose birumvana, sibyo? Hanyuma ntabwo niyumvisha ko kuvura k'umuti bituruka mu mutongero, ahubwo bashobora gutongera umuti utavura ukaba umuti. Kubera ya magambo yavuzwe, aho niho habaye nabi sasa. Ariko noneho hari n'umuti udasaba gutongerwa. Yego. Turabizi ko umuravumba wakizaga abana inzoka n'inkorora. Yego. Tuzi ngenda yizi imiti. Nzi icyo bitaga mugabo udafumbatwa. Ubwo wakoraga utuwo. Ntabwo ari ngombwa kubibabwira. Nzi umwishywa uvura iki. Nzi ibyo bitaga umukuzanyana. Nzi za bambuwa gatika ndazizi. Ndayizi imiti. Buriya n'ibisura ndabizi. Umukunde. N'umukunde ndawuzi. Wowe bawugutumaga ari uwo kogesha umuvura ibyo ari byo byose. Oya. Ngo hari ubundi buryo ukoramo.
oya Marcel nawe oya n'umukunda ariko wakoraga mu buryo bw'urukundo se oya wakoreshwaga mu buryo bwinshi kandi numva aribwo buryo wakoragamo wakoreshwaga mu buryo bwinshi oya mukunda nawe agiye kumvangira ubu ntibigeze bakubeshye ngo ushakashake ngo agatoki ngo kaje ari kamwe gafite intete imwe abantu bavuga ngo ni ibere ariko njye sinyita igitoki ibere nta gitoki gikamwa nta n'ucyonka uwo mutobe wacyo ntabwo ari ugukama nubwo imitobe mujya muvuga ngo ni indakamirwa ngo inki n'umutobe si amashereka gora noneho bakakubwira ngo ako gatoki kamwe ngo urakotsa ngo ukaba ufite ivu ryako sinzi uko warigenzaga ariko gusa nuko intoki nazirukanse ndazimara ndi kugahiga hanyuma imiti turayizi tuzi imiravumba imibirizi tuzi twebwe uwo twitaga rwiziringa abantu benshi ngo ni kimbazi turayizi imihengeri iyo yose ni imiti ikora nta mitongero tuzi inyabarasanya uragafata ukagashyira ku ntuze ku gisebe amaraso akagenda tuzi n'ibindi biti n'imiti irwanya ama infection mu bisebe hari icyatsi bitaga sinkanguruguma ariko uribuka ndabizi najyaga nyumva kera kabisa ndakizi rwose cyarindaga ama infection mu gisebe kandi igisebe burya babaga bazi ngo bashyizeho umuti w'igisebe kuko igisebe ubundi kicyongera ni ama infection ariko niba uvuye ama infection igisebe kiruma kuko umubiri uhita urwana ubudahangarwa bwawo nzi imiti myinshi sibyo nkamenya muri iyo miti n'indi miti twahawe rero itongerewe ivuye kwa Ryangombe abantu bajyaga kuraguza kwa Ryangombe hari ibiti babahaga bimwe bakabishinga mu mbibi ibindi bakabishyira aho bazajya bajya guhurira baganira hakaba muri ibyo biti icyo bateraga kikaba igicumbi cy'ihema ry'abakuru hakaba ibivumu hakaba ibiti runaka bajyaga baterekera nk'uyu munsi nk'igiti bita umuko nta wundi muziro cyagiraga ahubwo nuko Ryangombe ry'ababinga banyunda ajya guhiga imbogo yamukubise ihembe aguye mu muko bakita umurinzi kuko warinze Ryangombe sibyo abantu benshi rero iyo bajyaga guterekera no kuragura hari abajyaga munsi y'imiko sibyo hari imiti ivura idatongerewe nk'uwo muti kuwufata nta kibazo kirimo yego wowe rero ushobora kujya gufata umuti umuntu akawuguha ari umupfumu wowe utazi ko ari umupfumu icya mbere intego yawe ntikwari ukuraguza ntabwo wari ugiye ku mupfumu icya kabiri ibyo ufashe byose bisengere ubishyire mu maboko y'Imana ubikoreshe utuje mbese ntihari abantu bafata ibinini nabyo bakabisengera bakabinywa bisengeye murakoze cyane murakoze namwe mwavuze ko hari igihe tuganire nk'ibintu byinshi ariko muvuze ko hari abantu bagiye bashiduka bakisanga batangiye kujya mu nzira y'ubupfumu uyu munsi nahita nkibaza ngo n'ibyari umukristo ashobora kumenya cyangwa ashobora gushiduka cyangwa agahita yiyumvisha ko yari atangiye inzira y'ubupfumu ariko kandi agendeye muri ya miti twavuze ahubwo se n'iryari umukristo ashobora guhoza akarenge mu nzira y'umupfumu ntabimenye kandi ari umukristo umwuka w'Imana ukora icyo bita kwakura urakongorera imyakuro ntimuyizi uzi ko umuntu iyo agiye kunyura ahantu hari ikintu badahuje haba umuntu umugambiriyeho nabi haba n'inyamaswa hari uburyo wiyumva imyakuro ukajya kumva ukumva imyakuro ifite uko ikoze kukwakura ni ukukubwira itavuze nayo n'indi mvugo umwuka w'Imana rero anangira umutima wawe kujyayo akakuganiriza icyo ni igihe uba ugifite umwuka w'Imana subiriza hahandi kuri ba bantu bajyaga barondora abantu bakoresheje imiti y'ibyatsi n'abandi bakabyihana ni urugero rw'imitekerereze n'ingano ya wa muntu uhanura ntabwo imiti y'ibyatsi ariyo mibi ahantu imiti y'ibyatsi ishobora kubera mibi ni uko ushobora kuyivanga ukanywa overdose nabyo burya bibamo
kuko nta ngano Yego. ntipimwe. Yego. Bibamo bashobora no kuguha imiti myinshi ukayinywera rimwe, Yego. ugafata umuti uvura ibihaha ukawunywana n'uw'impyiko ukawunywana n'uw'umutima ukawunywana n'ibindi, ugafata ibintu bidakorana kuko wabihawe n'umuntu utazi Yego. ya miti uko ikora n'ingano yayo. Bikaba byakugiraho ingaruka. Yego. Ngewe nzi umuntu uyu munsi umwana we arwaye ibihaha Yego. bitewe n'uko umwana yararwaraga bakamuha imiti y'ibyatsi. Yego. Noneho uko umwana aruka ari kugira ikibazo, igihaha kiragenda kigira imbaraga nkeya, biyujujemo ibiti by'ibyatsi mu by'ukuri. Yego. Uko arwaye, hari abantu batemera, urarwara imitsi kubera ingano y'ibiro, ibyo umaze iminsi urya, ibyo utekereza, burya ibitekerezo nabyo bitera imitsi. Yego. Je wari ubizi? Ibitekerezo bitera imitsi kuko ntushobora kugira depression imitsi itagize ibibazo. Aba bize referesikologi, imitsi ya depression bayipimira ahantu henshi. Ibibero ushobora gukora ku mitsi ukamenya ko umuntu afite depression. Yego, ku bibero gusa. Yego. Bene uwo muntu hari igihe yicara akananirwa yicaye, hari igihe aryama aho kugira ngo abyuke yaruhutse akabyuka ananiwe. Yego. Bishobora kubaho. Ushobora kujya ukandagira ukababara. Iyo ukandagira ukababara hari igihe biba bituruka mu bwonko. Kuko referesikologikare ibi bice byose biragira. Yego. Hari n'abantu baribwa mu ntuze mu biganza, ibyo bibaho biterwa. Yego. Noneho hari abantu uzumva bagira ibicuro ku maso ngo no mu biganza. Yego. Uzi ko ibicuro byinshi ku maso biterwa no kutaruhuka. Biterwa no kutaruhuka, kuko niba hari ikintu cyihutira kurwana Yego. ni amaso. Burya ijisho ryatukuye riba riri gutabaza. Gutukura kw'ijisho kwa wa munaniro ni amaraso aza kureka kugira ngo arwane kuri pipiye. Kuri aka pipiye ni akantu gashyira imbone mu bwonko. Yego. Iyo mu mutwe rero hananiwe, amaso ashobora gutukura kuko ubwonko bwananiwe. Noneho urabizi iyo umuntu ananiwe cyane, ijisho hari igihe ureba ntubone. Yego. Abantu barabizi ku munaniro ukabije urareba ntubone, ukajya ubona n'umwijima cyangwa ukabona ibikezikezi. Yego. ari siriminaje. Icyo gihe hari igihe bibyara stroke. Kugira ngo amaso akomeze arebe, kuko kureba kw'amaso nabyo biruhura ubwonko. Ubwonko buza kubwira amaso uti ni iki wandebera nkabona. Amaso ararwana. Iyo atangiye kurwana rero, imitsi itangira gucika intege. Gicika intege, ushobora kugira ibicuro byinshi, kuko ibicuro bishobora kuza bitewe no gutemba kw'amaraso nabi mu mitsi. Yego. Abantu bakakubwira ngo ni icyo uri bubone, ni icyo uri burebe, ni ibikubaho, ni iki, ni amarira, ariko ukajya kubona ukabona ijisho riratukuye, riba riri kurwana kuri pipi, ya maraso aza gufunga defense. Kavuga ati amazi ashobora gukama, kubwo nabwo ni uburwayi gushira kw'amazi mu maso. Mu maso rigira amazi se, urira amarira avuye. Amazi yashize mu maso ni uburwayi bukomeye, kuko imboni iruma. Iyo yumye ijisho riragira rero ntirihindukire ngo rigire. Ushobora kutareba kure cyangwa kutareba hafi. Rero nsubirizeho wenda nsoza kuri icyo. Sinzi impamvu ibiganiro muba mubiteguye mutuma turushya abantu mu mutwe tukabavangira ibyo bumva, ariko byose ntacyo bitwaye. Urakoze cyane. Yego. Bakundwa nshuti z'umusaraba, buri kintu cyose byaba byiza ugifashe mu rugero. N'imiti yo kwa muganga. Yego. Hari nk'abantu bivuza indwara bagafata imiti itari yo. Urabizi aho inkomoko y'uburwayi bwawe ituruka. Yego. Bwiza muganga ukuri. Bwa kabiri, wubahe kondisiyo. Yego. Hari abantu bajya gufata imiti kwa muganga ntibayikoreshe neza. Yego. Ugasanga umuntu arakoresha imiti akajya kunanirwa ari no gukoresha imiti. Yego. Ntabwo ari byiza ko unywa imiti unaniwe cyangwa uyinywa ugiye kwinaniza. Yego. Ntabwo ari byiza. Nabyo byica ibihaha. Cyane cyane ku bantu bafata imiti iturutse mu mutwe. Y'iki gice cyo hejuru. Yego. Mukwiriye kubikora hariho inama za muganga. Uzi ingano y'umuti aguhaye n'uburyo urwayemo. Yego. Urakoze. Yego. Imana iguhereze umugisha. Ubukristo n'umuco ni gute bikwiye kubana bitabangamiranye? Byashoboka? Ntabwo bishoboka. Ntabwo Kimwe bishoboka. cyabangamira ikindi.
ntabwo njye nemera ko umuco ubangamira ubukristo, ahubwo ubukristo bubangamira umuco. ubukristo bubangamira umuco. Kuko rega ubukristo bwaje hanyuma y'imico, bwo bufite imbaraga zo guhindura kuruta uko zahindurwa bwahindurwa. Ahubwo umuco ushaka kuvuga ni uwuhe? Ega hari n'abantu batajya badusobanurira, batubeshya, hari ibintu dushyira mu muco atari byo. Reka mbabaze, mu muco nyarwanda abagore bambaraga iki? Bambaraga impu. Ugiye kuvuga inkindi? Okay, Marcel wimugora, si ngombwa ko abimenya. Reka nta makuru mba mbifiteho. Okay. Hanyuma si inkindi, impu. Twihute twigire muri byinshi. Mu muco mujya mubonamo igisabo. Igisabo ubundi mu muco ntabwo cyemerewe kujyana umukobwa utagira se na nyina. Igisabo. Kandi nawe wakowe. Kigira imihango bavuga ngo igisabo kiraribora. Ntibikugore Marcel, ibyo ntibikugore. Umuco wacu ndawuza atansiyo. Hari abantu bajya bumva tubwiriza ngo muza amateka ngo y'ahandi ngo n'imico y'ahandi ngo ibindi. Ndabizi silivupure. Ntiwabonye ko njya nsaba umugeni neza? Cyane ariko. Murakoze cyane. Kandi mu buryo bwa gikristo bwejejwe no mu buryo bw'umuco wa kinyarwanda. Ese ubwo iyo uri gusaba umugeni we ntabwo ushyiramo twa tuntu two kubeshya ngo ntabwo ari ngombwa. Ntabwo ari ngombwa. Hari icyo mwebwe mwita kubeshya bita gutebya. Bitaba icyaha kuko uri gutebya n'umuntu mutagambiriye kuyobabyanya. Muganira. None se wowe ntitujya tuganira tugatebya? Kandi bitari mu icyaha, tudakoze bimwe byo gutera waraza. Ibyo ni ibisanzwe. Hanyuma mu muco abantu bararagaye. Nzi ko ari ku rutara. No ku birago. Hakabaho twitaga mu mbere na hehe. Njyewe nabuze umuntu nzabibaza. Ibi bintu njyewe sinjya mbifata nk'aho byari umuco. Njya mbifata nk'aho byari amikoro. Ntabwo ubifata nk'umuco? Yego. Ubifata nk'ibyari bihari? Nk'aho ari amikoro. Yego. Kuko ntiwambwira ngo njyewe nzi kuboha ibirago. Yego. Marcel nzi kuboha ibirago, narabiboshye. Yego. Mu ruberanya twafataga imiberanya tukayica harya hepfo mu ntuzi. Mu gishanga. Mukandagwe, bahita Mukandagwe. We ni mu Rufunzo, ariko imiberanya yabagaho bita Mukandagwe, abantu bahazi bavuka iwacu barahazi, twajyaga tujya kubicamo. Guca imiberanya nkaboha ikirago cyiza rwose, nari mbizi. Kandi se waboshye ikirago? Cyose ni igitangaza. Niba mbabwira ngo nakiraye hehe nikajya kirya nkiryamyeho, wagize ngo icyo nanyaragaho sinakibohaga. Imbeba kukurya yarakuryaga nshuti yanjye. Imbeba mbabwira ibiryo nigeze ndya bikandyohera ko ari uruhu rw'inka rwari rutetse ku bishyimbo. Icyo gihe hari kuri Bonane, simbabwira ari uwuhe mwaka. Ntimunambaze ngo ni iwanyu wabiboshye, ni kwa nyogosenye, ni kwa nyogokuru, ni iwanyu wabiriye cyangwa n'ahandi. Njye narabiriye, ibyo ndabizi. Hanyuma nsoza nkava aho ngaho. Niba umuntu abonye imiberanya, undi akabona matera, undi akava ku rutara akajya ku gitanda, ko igitanda gikoze mu biti, ko ari bya bindi waryamagaho babaje neza, bihindutse kutaba umuco gute? Hari igihe yari amikoro, ahubwo njye umuco sinjya nkubona muri biriya bikoresho, ahubwo umuco nawufata, nawubona mu myifato. Wawubona mu mwifato? Aho kubibona mu bikoresho. Ntabwo ushakira mu mbehe n'ibindi. Yego. Imbehe yari amikoro. Imbehe yari amikoro. Kumbwira ngo mu muco hari abantu bazi icyo bitaga, si ngombwa ngo mbibabwire byose. Ariko wabitubwira da. Wambwira ngo mu muco hari icyo bitaga kurasa inka. Ayirasa umutsi, ikazana ugafata amaraso. Mwe ntimwabyumva nyine, si ngombwa. Sina ngombwa kubivuga muri icyo kinyarwanda cyabyo, sinjya nkunda gusabana n'izo mvugo. Ugafata ya maraso, ikiremve, ubuseri,
bakashyiraho umuravumba hejuru. Umuravumba watumaga bitagira oderi mbi. Noneho ya mari hari uburyo wayikataga yamaze kuma, yabaye yafashe nk'amavuta akuze, ugaterera mu mboga. wagira ngo sinabaye mu Rwanda, ukabishyira mu mboga. Ikiremve se mwayifataga inka nzima mugafata ikiremve mukagikoresha itanapfuye? oya Ibyo ko bibi wanyuze kuruta iwacu. Oya, abanyamutara barabizi, baragiye inka barayanywaga, barayategaga kubita igikombe cy'amaraso. Uzi umuntu wakubise igikombe cy'amaraso y'inka? Ni ba bahungu bakubitaga intare bakazimena imbavu. Ubuse ahura na malariya, urayinywa kunzwe kagahita kakurenga. Noneho impamvu mvuga ko atari umuco, ibaza umuntu wanyweye amaraso y'inka akanywa n'amata yayo, bikaza kuba umuco. Oya, reka aho tuharenge. Njyewe nk'umukristo, umuco nkubona nk'umwifato w'abizera bahabwa iyo bamaze guhindurirwa identification. Ariko kandi nabwo ubukristo si urwitwazo rwo kwangiza umuco wa komino turimo. Gusa ubukristo bwo reka mvuge ngo buri perfect kuruta imico y'ahantu henshi. Uburyo icyiza cy'ubukristo mu muco nuko umuntu ubayeho mu buzima bwa gikristo ntabangamira umuntu mu muco. Ntago abangamira nta muntu n'umwe abangamira ku bijyanye n'amategeko y'igihugu, ari politiko, ku bijyanye n'umwifato muri kominite, muri kominote, ku migendere, imigenzereze. Umukristo mwiza nta na hamwe ajya abangama. Sinzi uburyo Imana yabigenje, ubukristo buba perfect. Imana irera. Niba kubwira rero ngo barabandwaga bagaterekera, ntabwo ari umuco rusange. Byaterwaga n'imiryango runaka n'ubwoko bw'uwo muryango. Twagiraga amoko apana abahutu n'abatutsi. Oya, ibyo n'ababirigi babikoze. Twagiraga amoko. Yego. Abantu ari abanyiginya, b'ababanda, abantu ari ba runaka. Burya n'abakono mwumvishe nabwo bwari ubwoko bw'abanyarwanda bari barimo. Hazagamo Abega, Abazigaba, Abasinga nabo bari barimo. Bari bahari rwose. Imana ibaha umugisha. Ayo yari amoko. Rero mu muco habagamo no gusabirana abageni. Burya je impamvu umuryango wakuzaniraga umugeni rimwe na rimwe bakamuzana mu kirago, ntabwo ari uko babaga baguhitiyemo uwo bashaka, bangaga kujya kuzana umugeni mu muryango uzira. Icyo ni icya mbere. Mu muco nyarwanda ari nabyo byiza, nta musore wirambagiriza. Umuryango ushima undi. Umuryango wamara gushima undi, ba nyirasenge w'umusore bagashima abageni muri wa muryango, akavuga ati bagira abagore beza tugendeye kuri runaka wubatse. Noneho umuhungu wakishimira uburanga muri ba bakobwa bari mu muryango, akitoranyiriza uburanga. Hanyuma yarangiza akavuga ati nimujyeyo. Bagatanga icyo bita imfatarembo. Imfatarembo burya ntibasiga inyana imwe, ariko burya bari imwe. Iyo bayisize ari imwe yitwa inturukure, bagasiga n'iyo kuyimenyereza. Mu muco nyarwanda habamo ibintu. Noneho impamvu twebwe uyu mwanya si abakristo bica umuco, mu nyumve neza, ahubwo iterambere niwe mwanzi w'umuco. Si umukristo wica umuco. Kuko aho mwatangaga ibihogo, musigaye ngo mutanga ibihogo ngo bihotorere amahembe mwibahasha. Urumva? Ngayo nguko. Imana iguhereze umugisha, ngira ngo turi kurushaho kugenda dusobanukirwa, ariko kandi turaza kugera ku musozo w'iki kiganiro.
niyihe nama mwagira umukristo uhuye n'imigenzo imutera gushidikanya? ni ukuyireka. Ubwo umuti ni ukuyireka. Niba ntacyo bigutwara, ikintu cyose uzageraho gushidikanya ujye wumvira umutimanama kuruta umujyanama. Umutimanama wawe burya niwe utinya ingaruka mu gihe umujyanama atazitaho. Yego. Burya ikintu umutima wawe wanze uba uri gutinya ingaruka mbi zacyo, mu gihe umujyanama wawe adatinya ingaruka zikubaho mu nama kugira. Yego. Imana iguhereze umugisha. Amen. Itorero rifasha rite abayoboke baryo kubaho mu muco ariko bakomeje kuzirikana ubukristo? Ubwo se sinzabimenya bangize umwe muri ryo. Uri kumbaza itorero rifasha rite nkaho ndi mu cyiciro cy'ababayobora. Muratuyoboye babyeyi. Urakoze mubyeyi. Yego, turakwemera rwose. Itorero rifasha rite? Yego. Rifasha rite abo bayoboye. Bayoboye ariko nanone batabangamiwe n'umuco. Batabangamiwe n'umuco. Hari ibintu biba mu muco itorero ritemera. Urugero ndavuga nk'iryo nemera, hari imyambaro tutemera ko abageni bambara. Yego. Ntabwo twemera impu kubw'impamvu zikurikira. Bwa mbere, uruhu rushobora kuboneka ari igitambo batambye. Yego. Noneho ukarwambara kuza gukora imigenzo yera kandi wabanje guhumana, ukaza mu rusengero rwera ubwo ukabangikanya Imana. Yego. Icya kabiri, ntitwemera impigi. Impigi ubwo nibyo bindi bambara mu ijosi? Ntabwo tubyemera. Bikunda gukoreshwa cyane. Hari impigi n'udusaro, ni ibintu bitandukanye. Burya byo bindi baba bambaye impigi burya zigira kondisiyo nyinshi. Hari n'abantu kugira ngo zemerwe bajyaga babanza kuziterekerera, bakazambara bari guterekera nyirabukonjo. Si ngombwa ngo ibyo mubimenye, ntawe turi kubyigisha. Abantu bakazizengurukanya ibikingi no mu bigabiro, hakaba abazisiga ikimuri batongera n'ibindi. Ibyo ntitubyemera. Ikindi, umuco wemera kogosha amasunzu. Hanyuma itorero ntiryemera kogosha amasunzu. Yego. Ni ibintu byinshi. Rero mu mahitamo yawe uyoboka ukwiriye icyo wemera, kandi kutogosha amasunzu ntibyica umuco. Yego. Tureba ibidafite icyo byatumarira. Yego. Ariko kandi nabwo bifite icyo bimaze mu isi y'umwuka, tukabikaruma kugira ngo dukomeze kubaha Imana. Yego. Imana iguhereze umugisha. Uzi ikindi mu muco bemeraga twe tutemera, icyo bita kumara amavuta. Kumara amavuta. Kumara amavuta si ubwo bihereza jene mikora bikubwira. Bya bintu byari bibi. Kumara amavuta byabaga ari umugeni bakuzaniye, noneho hakabaho ikintu bita intambara, gukirana wowe n'umugeni wawe. Ubwo umugeni yabaga bamusize amavuta menshi byatari umubiri wose. Noneho wowe kugira ngo mwubake urugo bigasaba ko nyine mushiranamo imbaraga paka igihe ari bwemere. Wajyaga umukoraho gutyo ugahita unyerera. Iyo sibyo bita kumara amavuta. Byabaga ari intambara. Rero twebwe uyu munsi twemera umugore wubaka yabihisemo. Yego. Atari bugiye guhangana n'uwo bari bubane. Yego. Ibyo nabyo ntacyo byangiza mu muco. Yego. Ngende nkubwira n'ibindi. Mwatubwira, ndumva ari byinshi. Tuba dushaka no kumenya. Reka tuze gucukiriza aho ngaho. Imana iguhereze umugisha, ariko ntabwo twabura kugushimira kuko uradufasha haba mu buzima busanzwe, ariko tukabihuza n'ubukristo. Erega kuba turi abakristo turi mu isi nk'uko twatangiye tubivuga, kandi natwe hari ibiturebaga inaha ngaha, kuko niyo tutabyubahirije 100% nk'uko tubisabwa, biduhindukira icyaha mu buryo. Ubundi umuntu udakijijwe neza ntabura guhura n'ingaruka z'iyo mirimo mibi yakozwe n'iwabo. Kwirinda izo ngaruka rero no gukizwa neza. Inama ya mbere, kwirinda izo ngaruka zose z'ibyabaye utabizi, no gukizwa neza ntiwiyoberanye. Imana ishimwe. Hari imico myinshi n'uyu munsi ikigaruka. Hari uburyo mbere bajyaga kunywa bakabanza bakamena bagasangira n'abakurambere, bavuga ati ntituzi aho abakuru bari, ibyo ari byo byose reka tubahe. Hakaba n'abajyaga gutereka, aribyo bita guterekera. Rega guterekera ntabwo kwari ugusenga, kwari ukugemurira. Bagatereka inyama, bagatereka inzoga, hakaba hari umuntu ushinzwe kuza kubirya. Yego. Ushinzwe kuza kubirya. Hari uwabirya. None se mwagize ngo burya ni imyuka
oya Eh, hari abantu babiryaga nyine mm, mu cyimbo cya bya bindi, hari Eh. ababyibaga, hari ababiryaga, hari n'abantu bageraga kuri iyo revo, hari n'imyuka ibijyana. yego. Hanyuma hakaba uburyo bamenagamo inzoga, twe tubikora mu gisirimu, tumena champagne. Ese burya nacyo cyaba aricyo Cyane cyane Eh? cyane kumena champagne burya n'ubundi ni bya bindi. cyane, ni semu na biriya, kandi byaturutse kure, mutagira ngo uriya ni umuco w'abanyarwanda, byaturutse kuko umuco w'ababandwa n'abaterekera izindi mana Yego. urasa. Ese ubikoze burya abazi icyo akoze. Ashobora kuba atazi icyo akoze. Noneho naho kwambara ubusa nabyo byaragarutse. Hari abantu bajyaga baterekera bakazenguruka mu ntuze Yego. bambaye ubusa. Nkubwije ukuri ko ibyo bintu byagiye biba, Mm, bambaye ubusa cyane. Yego. Ugasanga imyambaro wa muntu wiyubahaga ageze aho akuraho impuzu. Uzi abo bita abehu, Yego. ni umuntu wageraga muri rubanda agakuraho agahu. Ese nibo bita beho. Eh, Ubwo nyine numvaga ari umuntu utari tayari. oya Eh. yakuragaho agahu. Ubwo ntumbaze ngo ni N'ubundi ubwo kuki. ni umwehu da. Ni n'ubundi ubwo yaba ari umwehu. umwehu nyine. Ni umwehu None rwose. uyu munsi se ntidufite abehu? N'ubundi abehu turababona. Abehu barahari. Tugira abehu badashobora gushyiraho akajipo ngo gafate, ugasanga umuntu ni umwehu. Ariko se ubundi ibi bintu byo ni ibiki? Ku buryo koko mu by'ukuri Kandi muri ino si abehu bagezweho. ariko uzi ko bagezweho koko. Abehu bagezweho. Umunsi sheri yaba ari style ahubwo cyangwa ahubwo ni uburyo bwo gukora kwa Satani. Nyine ni uburyo bwagarutse buri moderne. Ni uburyo bwagarutse buri moderne. Kandi atansiyo, Yego. ahashize hano abana bajyaga mu rubohero Mm. bakisambanya ari abakobwa babiri. Eh. Nimwumva abarezibiyene ntimugire ngo mbereho ntibyabaga. Kutubwo. Mbigusobanurire, hari n'abajyaga gutashya, Eh. umwana akaba ashaka gutashya ngo aze ahambiriye umubu ushyitse, nawe yaje yabaye uwashyitse. Nawe yabaye washyitse. Noneho uko buri muntu afashanya n'undi Yego. bikarangira irari ryabigendeyemo. Ubwo yabaga ari umuco. Ni umuco, urubohero ni umuco. Eh. Uriya wari umuco. Je kuri kuzunguza umutwe nkaho ari cyo biziho. Ariko jene. Ubwo hari ubundi buryo jene. Nawo Ubwo birasobanutse none. nawo ni umuco kandi urafasha. Uriya muco urafasha. Mariseri nyine akorera ikiganiro i Kigali akiraza i Nyanza. Wakiraje i Kigali ko ari huri. Ubwo birafasha. Ubwo ndabyumvishe ko bifasha. Yego. Umuco kandi. Oya, mu muco harimo inama zubakira umuntu. Yego. Harimo inama zubakira umuntu, kandi umuntu ikintu cyose wumvisha ukumva ari kizima. Yego. Buri kintu cyose kigufasha iyo ugikoze, ntabwo kigufasha iyo ucyumvise. Uri bukwa mukecuru akubise ku mutiba turi murage mwumva mutima muke wo mu rutiba. Urakoze cyane. Yego. Ngo dukambure. Ariko mujya mudufasha mu buryo bwombi. Mujya mudufasha mu buryo bwombi. Mbo sinzi iyo mvuze gushima hari abantu batabyumva neza, ariko abantu bakuze bo sinzi uburyo nabivuga, bakwiye kuzaza tugashimira mwarimu wacu. Nuko ye no umubwiriza butumwa, umuvuga butumwa twemera, ariko hari ibintu byinshi tutaba tuzi. Ubuzima bwose tugomba kububamo nk'abizera kandi tukahanyurana umucyo. Yego. Imana iduhane umugisha. Amen. Reka dusoze ikiganiro. Urakoze cyane. Mbo akabazo ka nyuma kamwe, ni gute dukwiye kubaho mu buzima tutari ibihombo by'Imana, ahubwo tukabaho turi inyungu? Umuntu wese w'umwizera, mbabarire mbabwire gutya, ugomba kugira igishushanyo cyawe mbonera. Yego. Ukavuga ati njyewe nitwa Jeanne Kwizera. Yego. Mu Mana ngomba kuba ndinde. Abantu benshi bajya bakora abakobwa benshi, abasore benshi bakora ibishushanyo byabo bashaka kubana. Akicara akavuga ati umugabo nshaka ameze atya, umugore nshaka azaba ateye atya. Ariko wowe nta buryo bw'imiterere yawe ushaka kugena mu mitekerereze. Kubaho rero utari igihombo cy'Imana ni ukwiha igishushanyo mbonera mu Mana. Ukavuga ngo aniseti
Imana yahamagaye w'umubwirizabutumwa, w'umubyeyi, ufite inshingano za papa muri kominote y'Abanyarwanda. Agomba kuba ari Anicet wunguye iki, Yego. utwaye iki. Ntabwo inyungu yanjye nka Anicet ibonetse mu bakristo gusa. Yego. Ku ruhande rw'igihugu naba ndi igihombo. Igihugu nkimariye iki? Ubuyobozi bunyobora mu buryo bw'amategeko asanzwe ndaganduka. Yego. Abantu tubana mu buryo kuko Anicet y'umukristo afite abaturanyi bashobora kuba bakijijwe cyangwa badakijijwe, ashobora kugira inshuti za famiye, cyangwa se ushobora kugira n'abantu mushobora kuba kominike. Abo bantu bakungukiraho iki mu bana muti? Noneho ari Kristo ubaye uhari yahaba ati, noneho ukahaba mu izina rya Yesu. Amen. Ku buryo umuntu wese aba azi ngo Anicet ni umubwirizabutumwa. Tugatebya tukaganira ariko sindenga umurongo. Ukaba ufite igishushanyo cy'uwo ugomba kuba we. Yego. Kuko iyo ufite igishushanyo cy'uwo ugomba kuba we bituma urwanira icyubahiro cya Kristo muri wowe. Ariko iyo utazi icyo uri cyo, ntumenye n'icyo ujya kuba cyo, niyo ugize icyo wangiza ntumenye ko hari icyangiritse. Rero bigufasha gutuma utabera Imana igihombo, n'abantu ntubabere igihombo. Yego. Amen. Imana iduhane umugisha. Reka dushimire bene data twari turi kumwe muri iki kiganiro, kandi Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Iyo tubonye umwanya nk'uyu nguyu wo kuganira, nyakunda kuvuga ngo ni ibihe bitazahoraho. Ahubwo wowe ikiba cyagufashije muri byo, si byiza ngo kigumane wenyine, bibwire n'abandi, kugira ngo twese turusheho gusobanukirwa, kandi umwuka wera w'Imana burya bari mu kazi. Rero turagushimiye uburyo bwose udufashamo. Imana iguhereza umugisha kandi ikomeze kukwambika imbaraga n'ubundi yaraziguhaye, kugira ngo tujye duhora tubabonamo iby'umumaro. Hanyuma dushimiye Jeune Kwizera nabo badufashije, ariko kandi nanone nshimiye bene data tujya tubana ku munsi wo kuwa kabiri no ku munsi wo kuwa kane, tugira amasengesho atambuka ku ijwi ry'umukanguzi. Rero biradufasha iyo turi kumwe namwe, ni saa sita zuzuye. Rero umwami Imana akomeza kubana natwe muri byose. Imana ibaha umugisha. Materaniro yo ku ijwi ry'umukanguzi ya Lunch Hour ni saa sita zuzuye chaque mardi ou jeudi, kuva saa sita kugera saa 9. Yego. Hanyuma ni kuri standard time iwacu mu Rwanda. Ibi tuba tuvuga by'umuco twumvwa n'abantu benshi batandukanye bari mu bihugu bitandukanye. Hari nk'umuntu wibaza ngo imiti y'ikirundi, imwe twita iya kinyarwanda bayita iy'ikirundi. Imiti y'ikirundi. Hari n'imiti y'igikongomani, nibyo completely niko babyita. Hari n'imiti y'imigande, nuko bavuga. Ko uribuka igihe twari mu Uganda, twashatse kurya amagi ari naturel, ntabwo wari kuvuga ngo amagi y'amanyarwanda. Oya, ni amagi y'amagande. Amagi y'amagande. Atari inkoko z'inzungu. Rero bakundwa, gukoresha umuti si bibi, gukoresha usenze mu bujyanama bwuzuye, ariko mu ntego itari yo gupfumuza. Imana ibaha umugisha. Kandi bakristo ibintu byose ntibabisengera. Hari indwara usengera igakira, hari n'iyo wivuza. Yego. Hari n'iyo wivuza. Imana ibaha umugisha. Twasenga none. Duhana umugisha. Ariko reka kabaze. Reka nkabaze. Urabona kera hari uburyo bajyaga baduhereza umuti w'inzoka, kugira ngo wa muti ukore neza bakatuvangiramo n'urwagwa. Ubu uyu munsi bibaye ngombwa kuri buze kuvura umwana wawe ugakoresha uwo muti, wabikora gutyo nawe? Ntabwo rega ntihavuraga urwagwa, ahubwo wa muti wafashaga urwagwa koroshya ubukana. Ntabwo havuraga urwagwa. Nuko iyo bashyiragamo urwagwa wawunywaga como drogue. Ni nk'igihe ujya kunywa ikinini ugitinya, ukifashisha umuneke cyangwa icyayi cyangwa igikoma. Ntabwo ari uko igikoma aricyo kiri bukuvure, mu by'ukuri harakuvura wa muti wanyweye. Ntabwo ari urwagwa rwavuraga, havuraga umuti unyweye. Iyo ruza kuba ari urwagwa bari kureka umuti bakaguha urwagwa. Ariko kuko bataretse umuti bakaguha urwagwa, ureka urwagwa kuko utarwemera nk'umukristo, ufata umuti. Noneho twasenga. Imana ibaha umugisha. Amen. Mana yo kwizerwa, turagushimiye. Agakiza ni wo muco w'abizera. Kavugaga ku muco w'ibihugu, umwe n'umwe turawuzi uwundi ntituwuzi.
turagusabye kugira ngo abe ari we utuyobora muri byose. Umuntu wambaye umubiri mu isi y'umubiri Satani ashaka gukoreramo muri bwa buryo bw'abayejenti be, turagusabye kugira ngo uzibe icyuho, umwuka wawe wera aganze, inama zawe ziruta izacu, kandi ijwi ryawe ryongorera abantu kuruta uko twavuze. Tubishimye izina ryawe none n'iteka ryose, Kristo Yesu, amen. Shalom, shalom. Ijwi ry'umukanguzi.